Je pense que la relation des événements qui précèdent est suffisamment explicite pour réaliser que non seulement Paul Kagame n'a pas mis un terme au génocide comme il le prétend, mais bien au contraire, il s'en est servi pour mener à terme sa stratégie de rupture et concrétiser ainsi le credo qui était le sien, à savoir la conquête du pouvoir absolu par les armes. Eric Marshall amaze kuvuga asobanura uko FPR itari irangamijwe imbere no kutabara abanyarwanda, ndetse ko FPR ariyo yabuzaga abanyamahanga gutabara, ndetse banayisaba bati nimureke duhagarike intambara tubanze turwane kuba arimo kwicwa. FPR ikabihakana ahubwo igakomeza intambara. Ibyo ntabwo ari uko mutabizi, si nuko tutahora tubivuga, yewe si nuko bakarasira batabivuze bukeya na bayidamange n'abandi bose, kwari kugira ngo gusa twereke bari abantu ngo bita ngo ni ba metre menge, ngo ni ba mpende dogiteri, ngo ni bande bose. Ibiganiro by'abapfobya naha byagombye kubanza guturuka, kubanza kuganira iyo jenoside byagenze gute, ese yagombaga ko, ese byashoboraga ko yahagarikwa, ese abataratabaye abandi ni bande, ubwo barenganya umuturage wari urimo kwirukanka ngo kuki abavandimwe bawe bishwe. Ureba FPR yari ifite intwaro kuriya umusirikare Eric Marshall avuze ati yashoboraga no gucreya corridor ku bantu bose, kandi koko nibyo. FPR niba yaraturutse ku Irebero i Bugesera, abanyamurangwa baje gufata abaturage bose ikabohereza i Bugesera, iyo igakomeza irwana igana mu mujyi nk'uko yashakaga gufata igihugu, byari bitwaye. Ariko ibyo byose Eric Marshall avuze ati FPR yarabyanze, igahitamo ahubwo kujya igenda iterura udukecuru n'udusaza n'utuntu tw'inkomere twanze gupfa bakuye mu mirambo, kugira ngo abe aribo bazajya kwerekana wa wundi umwe wa nyuma wasigaye, kugira ngo aribo bazavuga bati ntimureba ko twatabaye abatutsi, ariko la majorite bari bamaze gupfa. Ibyo bintu rero FPR ikomeza abangaba ngo bagiye ngo kuvuga ngo guhakana jenoside. Iyo umuntu abivuze ibi nibo bakugerekaho kuri umujenosideri, kuhakanya jenoside n'ibindi nk'ibyo. Nicyo kinyoma cya FPR yirirwe bunze. Urabona jenoside iba mu Rwanda, hari ukuntu umuntu buriya, hari abantu bapfa na filime, hari abantu bapfa filime igitangira, ariko njyewe narayikinnye ndayirangiza, irarangira itariki ya 7 paka kugenda kuva kwa 6 indege ya Habyarimana kugenda kugeza mu kwa 7 ntari mu nzu ndi hanze. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byabaye, byose byinshi narabireba narabibonaga. Biriya bintu byinshi rero bavuga nagiye ntekereza nkumva ni ukuri ko ufashe nk'ukuntu inkotanyi abantu ku munsi wa mbere zari zirimo zirwanira ku Irebero iwacu dutuye munsi y'Irebero, tugahunga tukarinda tugera za Nyarufunzo kuri Nyabarongo, tukagaruka Nyamirambo ngo tugiye kuri paruwasi ya Nyamirambo kuri Charles Rwanga, kumbi zo zituramye ku Irebero. Ubwo bigeze nko hafi mu kwa 5 ziyicariye, nta muntu n'umwe zatabaye, abantu barabacoca barabarangiza zireba. Tugeze zikavuga ngo ubundi se ngo babatwikiraga tureba, ngo imyotsi ngo acumbaga ngo tureba hari. Ni ukuvuga ngo ibi bavuga yuko ntibigeze bahangayikishwa no gutabara abantu, ahubwo bahangayikishwaga no gufata imisozi bagashingaho imbunda, ubundi bakicecekera bakituramira. Epurutse umusozi wa Rebero n'inyuma yawo bari bahari. Ni ukuvuga ngo hari ahantu hanini cyane kugera za Bugesera, nta ngabo za Habyarimana zari zihari, nta nterahamwe zari zihari, nta n'ibisasu byahagwaga ngo bavuge ngo bafite ubwoba bw'uko ibisasu bihagwa, ntacyo byari gutwara. Bahisemo kujya bagenda bararuza kamwe kamwe, ako bakuye mu mwobo, ako bakuye hehe, ariko abandi benshi barabareka baricwa babareba. Nibyo navuga ko koko byabo bagabo basobanura ari ukuri FPR ntiyari ihangayikishijwe n'abaje gutabara.